ndi guhangana nabyo muri iyi minsi harimo kuba ndi gukuraho fine lines nubwo zitari zagenda zose ariko zizagenda. So ntabwo ushobora gukora anti aging udakoresha sunscreen. Icyo cyo ntabwo kiba. Uyu munsi nashakaga tuvuge ku kintu sunscreen, tukivuge from A to Z, kandi uraza gusanga ibintu mvuze kuri sunscreen uraza gusanga 80% utarubi. Ubundi sunscreen ni iki? Sunscreen ni active ingredient igamije kurinda uruhu rwacu kuba rwakwangizwa n'imirasire y'izuba, ukaba wagira sunburn, ukazana ibintu by'ibibara ku ruhu, kurinda kuba uruhu rwakotswa n'izuba, kuba wagira skin cancer, kurinda izindi ngaruka ziterwa n'imirasire y'izuba, harimo kuba uruhu rwacu rwasaza. Ngira ngo murabizi ko mu bintu ndi guhangana nabyo muri iyi minsi harimo kuba ndi gukuraho fine lines nubwo zitari zagenda zose ariko zizagenda. So ntabwo ushobora gukora anti aging udakoresha sunscreen. Icyo cyo ntabwo kibaho. Ugomba gukoresha sunscreen nziza. Ni nayo mpamvu iri somo ari ryiza rwose. Mu kanya dukomeza bakaza neza nanone kuri iyi channel. Iyi channel ni ahantu heza twigira kwiyitaho, kwikunda. Nahasanga n'andi masomo ajyanye na business, uburyo ki wowe nk'umugore wakwiyitaho, utuntu n'utundi. Okay, nkuko tumaze kubibona twabonye sunscreen icyo ari cyo, noneho reka dukomeze. Ubundi sunscreen ikintu cya mbere ugomba kumenya, ntabwo sunscreen ikurinda 100%. Ibyo byo ubimenye, ntabwo sunscreen irinda imirasire y'izuba ku kigero cy'100%. Niyo mpamvu ari byiza ko wakwirinda kujya wi-expose ku zuba nubwo waba wambaye sunscreen, ugakoresha ubundi buryo bwakurinda izuba, gukoresha ingofero, umutaka, kwicara mu gicucucucu igihe uri hanze, kuko uko ukomeza wi-expose ku zuba niko uruhu rwawe rugenda rwakira ya mirasire y'izuba. Wowe ushobora kutabona ingaruka ubu ngubu ariko ukazazibona nyuma y'igihe runaka. Imirasire yangiza uruhu rwacu irimo amoko abiri, UVA na UVB. UVA niyo itera gusaza k'uruhu, mu gihe UVB yo itera ubushye busanzwe. Ariko ino mirasire yombi iri kumwe, UVA na UVB, yombi itera kanseri y'uruhu. Ishobora gutuma imisatsi yawe yangirika, igahindura ibara, kandi n'uruhu nabyo nuko narwo rugenda ruhindura ibara. So urumva ko muri rusange yombi atari myiza. Gusa UVA niyo mirasire mibi cyane kuko yo ishobora no kugera ahantu hose waba uri, niyo waba uri mu nzu. Nizere ko akantu ka UVA na UVB umenye kubitandukanya. Noneho reka dukomeze turebe amoko ya sunscreen. Sunscreen zirimo amoko abiri. Harimo physical sunscreen, iyi ngiyi wisiga ukabona uruhu rwawe ruzanye za white cast, na uruhu rwawe rwabaye umweru. Iyo ngiyo niyo physical sunscreen. Turaza no kureba ibizigize. Physical sunscreen zo ukuntu zikora, zubaka urukuta nyine zikoresheje UV filters. UV filters ubwo ni ukuvuga ngo ni ingredient bakoresha ziri active zituma sunscreen basa. Ni ukuvuga ngo UV filters ni active ingredient zituma sunscreen yitwa sunscreen. Nizo ingredient zikurinda imirasire. Turaza nazo kuzireba. Nuko gusa mba ngize ngo ngasobanure kugira ngo kataza kugucanga ukajya wumva turi gukoresha UV filters ukayoberwa ibyo ari byo. UV filters nizo zituma imirasire itakugeraho. Noneho physical sunscreen ukuntu zo zikora, za UV filters ziraza zikubaka urukuta ku ruhu rwawe. Noneho urwo rukuta izuba ryakoraho rikahita risubiraho. Mu gihe chemical sunscreen zo iya mirasire yinjira mu ruhu, yamara kwinjira mu ruhu igahinduka ubushyuhe busanzwe ku buryo ubwo bushyuhe butakwangiza uruhu. Chemical sunscreen harimo izirinda UVA, izirinda UVB, izirinda imirasire yo. So reka turebe ni ibiki biba muri chemical sunscreen. Turebe ni ibiki birinda UVB, turebe ni ibiki birinda UVA, turebe n'izindi ingredient zaje nshyashya, turebe icyo zo zikora. UVB
izi ingredient uri kubona aho ngaho nizo ziyikurinda. Naho iyo ari UVA ubwo haba harimo zino ingredient ubona hano. Noneho iyo ari broad spectrum nabwo ni ukuvuga ngo iba ikombina UVA na UVB, haba harimo zino ingredient. Ikindi ugomba kumenya ni uko buri ingredient ubona aho ngaho igira umumaro wayo ikanagira effect. Kugira ngo minimizing za effect sunscreen ishobora kugiraho, barayifata bakayikora bagashyiramo UV filters zigiye zitandukanye, noneho na concentration y'izo UV filters bagushiriye muri sunscreen yawe bakazigabanya bagashyira ku kigero gikwiye FDA iba yaraprovinze. Nizere ko utazajya ubona ya mavideo y'ama TikTok acicikana y'abantu baba bari promotinga physical sunscreen ngo wumve ngo ni igikuba cyacitse. Oya, nta kintu rwose. Sunscreen ni nziza, ntabwo itera kanseri nk'uko uzayibona ku ma video agenda acicikana. Ingredient izi UV filters ebyiri uri kubona zo zifata ya mirasire mibi zikayihinduramo imirasire mibi. Ntabwo imirasire yose y'izuba iba ari mibi, harimo n'indi mirasire myiza. So nayo izi ingredient zifata ya mirasire mibi zikayihinduramo myiza. Urumva ko science iracyari kwidevelop. Ushobora gukoresha sunscreen ariko na za ngaruka zikagenda zigabanuka. Urumva ko iminsi izagenda ihinduka, ni nako n'ama sunscreen azajya yita ku ruhu rwacu, ariko na bya bibazo by'ama hormone bigende bigabanuka. Ni iki kigize physical sunscreen? Ubundi physical sunscreen igizwe na ingredient ebyiri, nizo kuri ubu ngubu ziri approved. Harimo titanium dioxide na zinc oxide. Izo ingredient ebyiri nizo zituma yitwa ko ari physical sunscreen. Amaro zigira nuko ari nziza kuri sensitive skin. Abana bayikoresha ntabwo zikunda gutera ibintu by'ibibazo, ntabwo zinjira mu maraso ku buryo zatera ibintu bya hormonal imbalance. Oya, zo no kuvuga ngo ziba ziri ku ruhu rwawe, zikora reflection. Uruhu imirasire yakoraho ikahita isubirayo. Mu gihe chemical sunscreen twabibonye ko yo ikora absorption, ifata ya mirasire ikayinjira mu ruhu ikayihindura. Kimwe gikora reflection, ikindi kigakora absorption. Ko nkubwira ngo physical sunscreen ikora gutya, ariko chemical sunscreen niyo ikurinda UVA. Sunscreen ikurinda UVB yonyine. Niyo mpamvu iyo chemical sunscreen nta kintu iri kugutwara, bakugira inama ko ariyo sunscreen nziza wakabaye ukoresha, kuko urumva yo ikurinda iki? UVA. Mu gihe yindi yo ntabwo ari anti-aging. Zimwe mu ngaruka iyi physical sunscreen nuko isiga white cast, ku buryo ugenda ku ruhu abantu babibona ko uruhu rwawe rusa umweru. Ikindi nuko iri weak, irinda UVA ku kigero cyo hasi cyane, cyo hasi, ku buryo n'abemeza ko itajya irinda UVA. Rebe nanone amwe mu magambo akunda gukoreshwa kuri sunscreen. Iyo bavuze SPF biba bivuga ingano ya UV filters zikurinda UVB. Ntabwo iyi SPF ivuga ko ari ingano yo sunscreen ikurinda UVA. Hoya, ahubwo ni ingano y'uburyo ki iyo sunscreen ikurinda UVB. Ngira ngo ku kantu ukanota ahantu utazajya kugura sunscreen ngo wumve ko kuba ari nziza ariko ngo ifite SPF runaka. Oya, ahubwo jya ureba ingredient, kuko urumva ko yo ikurinda ni ikigero ikurindamo UVB, ariko ntabwo ipima ikigero ikurindamo UVA. Kandi UVA ni ikaze. Nubona sunscreen SPF 15 ibikurinda ku kigero cya 93%. Ni ukuvuga ngo mu mirasire 100 yo ifatamo 93, noneho indi 7 yinjira ku ruhu. Noneho nubona nso SPF 30 ibikurinda ku kigero cya 97. Ni ukuvuga ngo mu mirasire 100
ifatamo 97 indi 3 ikinjira. Mu gihe SPF 50 yo ikurinda ku kigero cya 98. Ni ukuvuga ngo mu mirasire 100 ifatamo 98 ibiri ikinjira. Na sunscreen nimwe ikurinda ku kigero cy'100%. Nayo ni byiza kwisiga sunscreen ku kigero gikwiye. Ngira ngo twamaze kubona uburyo ki uyipima. Twarabonye wipimira kuri izi ntoki ebyiri, nibwo uba wisize sunscreen ihagije yakwira mu maso no ku ijosi. Niyo ushaka kwisiga wenda ku maboko no ku maguru, nabwo ukoresha izindi ntoki ebyiri. So iyo ukoresheje munsi yaho ntabwo uba wirinze bihagije. UVI irakaze cyane ku rwego ariyo idutera ibibazo by'uruhu gusaza, kuzana amabara, age spot. Ni nayo yangiza uruhu ku kigero cyo hejuru. So nizere ko ino video yagufashije. Wibuke kudukurikira kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bitazajya bigucika. Mwakoze cyane.